Abaduteze amatwi mwiriwe. Umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiburodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 56 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Foromina yifuzaga gusangiza abaturage b'i Bweramahoro n'Inyamitavu umwitozo mwiza wazabafasha gusigasira ubumwe n'ubwiyunge ku musozi batuyeho. Ese uwo mwitozo waba ari uwuhe? Reka marike mukurikira igice cya 57 cy'ikinamico Shirimpumu. Ndori mwana wanjye, ko ari we mfura nasize mu rugo kugira ngo uzamberaho ntari. Waje kuntenguha gute koko sha? Ba bantu bageze iwanjye ubu basigaye bazi umubare w'ihene n'inka dutunze koko. Papa, erega nizo nkuvuga, wibuke ko ufungwa ntazo wasize mu rugo. Izo dufite zikomoka kuri gahunda ya gira inka munyarwanda twahawe. Ndumva we na nyoko mwarabaye umwe. Sigaye mbabwira ntimunyumve. Mpora mbabwira ko ari yari amayeri. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bize kugira ngo bamenye imitungo yose y'urugo rwanjye, ubundi bazabona uko bishyura ibyo nasohoye n'ibyo nangije. Urumva mwana wa? Papa, nyamara njye siko mbibona. Erega imyaka umaze ufunze, birashoboka ko hari amakuru atakugeraho neza. Gusa icyo nakubwira nuko ibintu byahindutse pe. Kubitekereza siko biri. Uzi ko mama asigaye ajya mu nama akicarana na Foromina, maze neje bundi inka yacu yararinze adutiza imfizi. Ubwo sibyo birashoboka mwana wa? Byarashobotse papa, nukuri pe, byarashobotse da. Ibyo nkubwiye ndetse n'ibindi ntarondoye. Uzi ko ya karabu nakubwiraga ihuza urubyiruko yitwa Duhuze, kuko njye nayigiyemo nyuma. Umuhungu wa Foromina Muhira umwe yasigaranye wenyine, yaranyitangiye ngo nzafate inkoko mu mwanya we mu gihe ngiye batarangiraho. Namwe se leta yabaye inkoko nkuko njya numva ngo itanga inka? Oya da, siko bimeze papa. Nyine urwo rubyiruko ruhuriye muri karabu Duhuze, buri munyamuryango hari amafaranga atanga, tukayakusanya tukagenda tugurirana inkoko. Nagombaga kugerwaho nyuma y'abandi bose kuko ari njye waje nyuma. Nuko Muhira aranyitangira ngo nzafate inkoko mu mwanya we, nibangeraho ubwo azafata izo nari gufata. Ariko Ndori mwana wanjye, ubwo urumva koko nta kibyihishe inyuma? Wibuke ko Foromina namuhemukiye. Urumva? Ubwo urumva izo mpuhwe badufitiye ari gusa? Papa, nuko urubonye umutima babikorana, ntekereza ko nta kibyihishe inyuma pe. Maze no ku munsi w'umuganura baratuganuje, baduhaye ikigage ndetse n'igitoki cyo guteka. Ubwo koko urumva bari abantu hari uko batatugize. Murasa Ndonyi twatarame. Ibyawe na nyoko biranyobeye pe. Umva rero nkubwire, niba ari uko mwahisemo kubigenza we na nyoko, dore ubu ngiye no gutaha, ninza sinzabasanga rwose iwanjye. Muzahitemo kumbisa cyangwa nanjye mbabise. Papa, wibuke ko ukiri umubyeyi mu rugo. Erega ibyo dukora byose tubikora mu izina ry'umuryango wa Kimonyo, kandi tuba tugira ngo tuguharurire inzira. Umunsi uzaza uzasange nibura hari intambwe twateye mu bumwe n'ubwiyunge, maze nawe uzakomerezeho. None se mwana wa, ubwo se ko numva musigaye mukurukana na Foromina n'abandi nkawe, urumva ninza tuzarebana mu maso uzi n'ibyo namukoreye? Ubundi narabwiye nyoko ngo azagurisha hariya twimuke, nuko arabyanga. Papa, kwimuka si cyo gisubizo nyacyo. Ahubwo njye na mama twumvaga tugomba gusaba imbabazi mu izina ry'umuryango wa Kimonyo nubwo ugifunze, kandi tukemera kwishyura ibyo wasahuye n'ibyo wangije. Dore ejo bundi ugiye kurangiza igihano, nawe waza ugakomereza ku ntambwe tuzaba tumaze gutera. Ariko we na nyoko uzi ko urwo mwarugize urwanya? Uzi ko wagira ngo nta nyirarwo rugira? Aka nakumiro pe. None se papa, ubona ikintu cyose tugiye gukora njye na mama tutabanza kukugisha inama? None se ko inama mbagira mutazubahiriza? Ejo bundi bari abantu baje kubaho umuganda, sinari nabwiye nyoko ngo abahakane ntibazirirwe baza. Papa, erega inzu yari igiye kutugwa hejuru, kandi ikindi twari tugize amahirwe yo kubona abo wahemukiye binjira iwacu. Ntiwibuka ko twahuraga nabo tukabihisha? Ni ukuri rwose kubabona mu rugo iwacu byatubereye nk'igitangaza. Ikindi kandi byadufunguriye amarembo yo kujya tuvugana nabo tukanasurana. Gusa nubwo bimeze gutyo, natwe tugomba gutera indi ntambwe tukanabasaba imbabazi. Ndumva we na nyoko kugira icyo mbabwira ari uguti nyuma yawe pe. Papa, ndabona umwanya baduhaye wo kuganira ugiye kurangira. Ubwo rero mu byanzanye
harimo no kubagisha inama kuri icyo gitekerezo cyo kujya gusaba imbabazi mu izina ry'umuryango wa Kimonyo. umva rero nkubwire Ndori we na nyoko, sinigeze mbatuma kunsabira imbabazi. Ikindi mwibuke ko igihano cyanjye ngiye kukirangiza, nta mpamvu yo gusaba imbabazi icyaha nakoze naragihaniwe. Uranyumva neza? Erega papa, kuba warahaniwe icyaha wakoze ntibikuraho gusaba imbabazi abo wahemukiye kugira ngo wongere ubane n'abamahoro. Ndo itahire we na nyoko n'ubundi ntimukinyumva, muzabikora uko mubishaka. Duhuze n'ikirero, duhuze n'umusemburo usembura abaturage, duhuze n'umusemburo tugana mu iterambere, duhuze n'umusemburo turwanya amacakubiri, duhuze n'umusemburo ashingiye ku moko, duhuze n'umusemburo twimika ubumwe bwacu, duhuze n'umusemburo ubumwe bw'abanyarwanda, duhuze n'umusemburo ibanga dukomeyeho, duhuze n'umusemburo duhuze ikirero, duhuze n'umusemburo usembura abaturage, duhuze n'umusemburo nuko tuzazikurikiza inama mutugira iwacu aho dutuye, tuzazikurikiza inama mutugira iwacu aho dutuye, tuzazikurikiza ubumwe bw'abanyarwanda, tuzazikurikiza inama mutugira aho dutuye, tuzazikurikiza iwacu aho dutuye, tuzazikurikiza Rwiza Club duhuze kubona maze kudushyiriraho morale, abantu rwose babonaga batangiye kunanirwa. Muceceke rero dukomeze twumve igitekerezo cya Foromine. Kami rwose ngiye mbona iyi gahunda y'Isanamitima no kuganira izatanga umusaruro. Ubwo abantu barimo gutanga ibitekerezo ibintu bizagenda neza pe. Yewe Safa, nibyo pe. None se nabonye ko mu nama hari abantu bagiye batanga ibitekerezo ari ubwa mbere nkanjye. Cyakora uyu munsi wantunguye Kami. Ubundi waza gukumva ukitahira cyangwa rimwe na rimwe ntuze no mu nama. Nyaboneka nimuceceke twumve igitekerezo cya Foromine. Foromine, komeza umwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Nyuma rero yo kwiyunga n'imiryango yamekuye, twahisemo gushaka ikindi kintu cyajya kiduhuza. Dutekereza gufatanya gutera igiti twisi igiti cy'ubumwe n'ubwiyunge. Icyo giti ni igiti cy'imbuto ziribwa. Nyuma yo kugitera, imiryango yombi twiyemeje no gufatanya kuzagikorera kugeza cyeza. Ubundi imiryango yacu n'abadukomokaho tukazajya dusangira imbuto zikivuye. Ubwo nyine uzahagera wese bari kugisoroma azaryaho. Nese usanze batakijana na soroma. Cyangwa nivo. Yo, mbega igitekerezo kiza we. Habwo igitekerezo cya Foromine n'indashyikirwa pe. Nimureke tumaha amashyi n'impunda rabikwiye. Harakabaho duhuza yasi yigera mu Rwanda rwacu. Ariko kuki Foromine atari wabaye igitifu wacu. Cyangwa ngo wenda be na mudugudu. Uzi ko mbona yaduteza imbere. Yapfubye mu muyobozi pe. Wabera uvuze ijambo rizima. Kora. Muceceke mwimuca mwijambo. Mureka komeza. Murakoze. Icya kabiri twatekereje ni ibikorwa by'iterambere byaduhuza. Tumaze kubona urubyiruko rugize club duhuze rumaze kwiteza imbere mu gikorwa batekereje cyo kujya bagurirana inkoko, natwe twagize igitekerezo cyo gushinga ikimina cyo kwizigama no kugurizanya. Nyuma tukagura inkwavu, tugashaka umunyamuryango tuziragiza, ubundi tukajya tugira ibihe byo kuzahirira. Iki gitekerezo kikaba kigamije kudufasha mu kubona amafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, kuko akenshi twasanze kubonera amafaranga rimwe bitugora. Abanagiraga ngo rero mbasangize ibyo bitekerezo byombi turebe ko hari icyo igitekerezo cy'umubyeyi umuntu uri kurasa no kuri mitiweli. Mitiweli nayo yatuberaga ikigeragezo, uzi kuyabona rimwe ukayatanga ukayikura. Bizaturwana. Wamugana wa Foromine ugira ngo dutangira kwizigamira nituba tugeze kure. Nukuri da, erega bishyize hamwe nta kibananira. Ibitekerezo byombi ni ingirakamaro, ndabishyigikiye. Ahubwo n'abandi nibatubwira icyo babitekerezaho. Ndabona Zawada azamuye akaboko. Zawa, tuguhaye ijambo. Murakoze. Nukuri nge nishimiye inama n'ibitekerezo abantu bose barimo gufata ijambo barimo kuduha. Nge nkurikije ibitekerezo Foromine yaduhaye,
ndumva umuntu wese wateye intambwe yo gusaba imbabazi akazihabwa yafatanya n'uwamubabariye nabo bagatera igiti cy'ubumwe n'ubwiyunge bakajya bagira igihe nka rimwe mu kwezi bagafatanya kucyitaho cyakwera bagasangira imbuto nk'uko Forumina yabidusangije. Icya kabiri njye numvaga twaba tuvangira urubyiruko rugize Club Duhuze turamutse tuzanye ibyo korora inkwavu kandi nabo bafite umushinga w'inkoko. Murakoze rero igitekerezo canje cyari icyo. Noneho utangiye kujya usobanuka pe. Nari narasobanye se. Ni bwa mbere numvise uvuze ibintu bizima. Murakoze cyane Zawadi. Nta wundi ufite igitekerezo. Ndabona Safari nawe ashyize akaboko hejuru. Tuguhaye ijambo Safari. Murakoze kumpa akanya. Mu by'ukuri ndashimira buri wese ku musanzu w'ibitekerezo arimo kugenda atanga. Ni itafari mu kubaka no gusigasira ubumwe n'ubwiyunge mu muryango nyarwanda. Ibitekerezo byatanzwe na Forumina byose numva byatugirira akamaro nk'uko Zawadi namaze kubitsindagira. Igitekerezo cya mbere nta kibazo ngifiteho. Nanjye numvaga byakorwa kuriya abantu bakajya bafatanya gutera igiti cy'ubumwe n'ubwiyunge. Igitekerezo cya kabiri nacyo nshaka kugira icyo mvugaho, ni byiza koko kugira igikorwa cy'iterambere kiduhuza. Ariko kugira ngo tutabangamira urubyiruko, numvaga twese ko duhuriye hamwe, yaba urubyiruko ndetse natwe abakuze, twakwitwa abagize Club Duhuze cyangwa se abanyamuryango ba Club Duhuze. Ndetse tukajya duhurira hamwe mu bikorwa by'isanamitima no mu nama nk'iyi ndetse no muri bya bikorwa bindi biduhuza byo gufasha abagenzi bacu. Urubyiruko rugakomeza ibikorwa byabo byo korozanya inkoko, noneho natwe bakuze tugatekereza indi mishinga twakora. Si ngombwa ko twese tworora inkoko cyangwa se inkwavu, ahubwo abantu bashobora gukora amatsinda atandukanye yo kwizigamira no kugurizanya, ariko bagahitamo n'umushinga bakora, noneho ayo matsinda yose akaba ari yagize Club Duhuze. Siko abantu mwese ramusigaye muzi kuvuga. Mwese niko mushaka kuba abayobozi. Sawa, ntabwo dukeneye umuyobozi w'amagambo gusa, dukeneye umuyobozi w'ibikorwa. Murakoze cyane. N'ubu igitekerezo cye cyumvikanye neza. Ndabona na Jeannette afite icyo ashaka kuvuga. Nawe reka tumuhe akanya. Murakoze cyane. Nakomeje gukurikirana ibitekerezo byiza byatanzwe n'abagenzi banjye. Gusa nge numva kwibumbira muri Club Duhuze twese byaba ari ugusubiza inyuma intambwe nziza abana bacu bamaze kugeraho. Ahubwo icyaba cyiza nuko natwe twakora club y'abantu bakuru ikazadufasha kwiteza imbere hanyuma ikanabera urumuri urubyiruko rwacu. Mujyana rwose nanjye ndemeranywa n'icyo gitekerezo cya Jeannette pe. Ahubwo iyo Club yacu y'abakuze twahita Club Urumuri. Barakoze Jeannette na Simbikangwa ku bitekerezo byiza baduhaye. Ese Margarita ari he Simbika? Ko mutazanye mu nama. Wanyumviye buko. Mujyanama nawe rwose azi kubaza ubusa. Ubwo arabona Simbikangwa yakwiteza Margarita ari hamwe n'igitonero cy'umugore Jeannette. Nagatangaye hari ikindi uvuze. Zawa, ngo nimwerekeze nge kwihagarika ndumva nkubwe. Ariko nawe batabona dushorera. Abariro merekeze ntabwo nabona aho nca mu maso y'abatwicayeho. We no sinabacu imbere ngenyine. Ubwo urabyanze nyine reka nijyane. Ngaho mbiswa se nitambuke. Mujyana uravuga Margarita se? Hari impamvu yagize ikomeye yatumye ataza, ariko ubutahaza abahari da. Byari gute bya Simbika? Ubwo waje nta kibazo nugera mu rugura mugira ibyavugiwe mu nama. Ariko Foroni, urabona uriya mugore ngo ni uw'amahoro adatwitera. Yewe nanjye niko mbibona. Ariko siko nta mugabo agira yaba yaritewe nawe. Umugabo wo kumutenda we ntiyamubura. Rwose uriya mugore ndamureba akanshisha. Niko Simbika. Ko mbona abantu bose barimo kwitegereza uw'amahorora. Ariko ndabona asa n'utwite. Arya ntiyavuze ko nta mugabo agira ra. Uriya se n'ugutwita Jeanne cyangwa yavuye mu rwego rw'ivuto. Ariko nta wamenya da. Aha. Burya koko naho twika inzu ngahisha umwotsi. Abantu bose batangiye gukeka ko amahoro yabatwite. None iyo ndizitirirwa nde ko bizwi neza ko nta mugabo agira. Hagati abaturage bibwira amahoro n'iyemitavubo biyemeje gutera intambwe mu gusigasira ubumwe n'ubwiyunge bagashinga Club Urumuri. Ese icyo gitekerezo bazagishyira mu bikorwa koko? Ntuzacikwe n'igice cya 58 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse.
ikinamico shira impumu itambuka kuri radiyo rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.